no ntabwo ari ngombwa kuri urambwira by phone. Yes, thank you. Ndabona ufite kamorale sinzi ahantu katurutse. Sabize ko nayo gahunda iri kugenda icamo gake gake. Yes. So uritare se tuganire. Ukomeza kugenda gutya mu bintu by'umwijima, mu bintu by'ibiki byose. Sibyo? Kuri ziriya nimero byo ni ibintu by'Europe ni ibintu biri simple cyane. Ukumva ibintu biri simple cyane ko iyo mu bintu by'ubuhaka iyo wibeshye mu mibare yawe ufite hakaba harimo umubare wa rimwe biratworohera cyane kugira ngo umuntu abe yagira ikintu ageraho kandi byihuse. Tewe ni iki? Uhamagaye ngo iki? nyuma yuko sinamajije ashaka cyangwa se yifuza kumenya ukuri guys, ndagira ngo ubwire bino bintu byabereye muri episode yatambutse guys. Jye nyita umufana wa mbere mukuru w'Agahinda k'Imfubyi. Niba wumva undusha gufana Agahinda k'Imfubyi, bana nanjye muri iki kiganiro nyita Denzel Professional Game Koko, umufana wa mbere mukuru w'Agahinda k'Imfubyi. Niba wumva undusha gufana, bana nanjye muri iki kiganiro wumve ibintu cye kukubwira koko, nusanga wari ubizi uvuga uti ndata nkumfirma bro, ndakufirma mvuga uti koko undusha gufana Agahinda k'Imfubyi. Guys, ndagira ngo ubwire ngo niba warebye YouTube ufite unatangije icyo kiganiro guys, wabonye ukuntu Sine akeneye kumenya ukuri cyane bro. Sine ubwa mbere yaje kuri uyu musaza Fabian, arangije amubwira ati okay nta kibazo, it's okay, uzaze next tuzareba wagwana. Kwasize arimo aramwinjiga bya hatari, ariko bisa nkaho Fabian yemeye gufasha Sine. Ese guys, niba yemeye kumufasha koko ari bubone papa wa nyawe? Ese guys, ko twabonye Sine ari kwitwara kuri Richard bitandukanye bidasanzwe. Ese yaba yavumbuye ko ari we papa we? Ese DNA zaba zasohotse akaba yabimenye? Guys, ko twabonye Josiane ibintu bikomeje kumugora, ibintu bikomeje kuba ishanyarazi guys. Ese ko twabonye umusore wacu Yesu wanje we kanjye kaje kanyerera umusatsi w'amagufa y'umusatsi n'ibindi byinshi cyane guys. Niba ukeneye kumenya ibyo byose rero ukuntu byagenze muri episode yatambutse just bana nanjye paka ikiganiro kirangiye kiri. Niba wumva ushaka gufana Agahinda k'Imfubyi, bana nanjye paka iki kiganiro kirangiye kugira ngo koko umaking ashobora kundusha gufana Agahinda k'Imfubyi guys. Reka tujye muri competition ijaminiye uze guys, kugira ngo byemere ko ndi mufana wa mbere w'Agahinda k'Imfubyi. Ibaze ko ndi bukubwire ibintu byabereye kuri seti iyi episode warebye. Ese guys, ibintu byabereye kuri seti kubera icyo nigiye kukubwira birakumarira iki guys? Hari ikintu biri kukumarire kubera ko hari abantu ba dropping comment bagafata filime bakayigira nkaho just nyine ibintu biri aho, ni ibintu biri normal bro. Filime iragora, filime iravuna, ariko nimwebwe dukore rero. Umuntu yitora akandika comment ngo filime isigaye ibishye, jewe sigaye nyireba umunota umwe nkumva ndayihaze, ndihutisha nkihutisha ahantu huyu n'uyu ntabwo mureba ngo nago njya ndeba ngo Richard ngo namureba mibiki guys. Ndagira ngo ubwire ngo bari abantu simbuka just uwo mutima ukubwira ngo basimbuke wasanga ari wo mugome wawe. Umutima ukubwira basimbuke wasanga ikintu kibi kigiye kukubaho utazi mu mishinyiko bro. No shinyiking there just there's no shinyiking guys. Rero je tujye kuba Denzel Professional Game koko just niba rwamba rigezanga make sure ko kaza kuri subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose cyaza gicanga cyese uzajya wumva ari Denzel Pro kigiye gitakikugeraho. Problem ugeze kwica n'ubwa mbere fungura inzogera ukaneza subscribe, hanyuma ikiganiro uzajya nkora kigite gihita kigusimbukiraho guys. Abantu benshi bari kwifuza cyane ngo bahuze Derek Ndande na Fabian Sekuru wewe guys. Ibyo byose niba ukeneye kubimenya rero jubana nanjye umunsi ku wundi just every day uzajya unyumva just wanyumvira ku miyoboro ya channel myinshi cyane like Breze TV show, Agahinda ku Mutima, Offmate official, Bincheri TV show, any films behind the scene and so many yego. So guys, rero just bro nuko mfite zi vibe ngemba narize ngababara byahatari ngavuga noke noneho kubera ndi umufana mukuru just nago mwarimu yamera nk'abana cyangwa se
abantu bakuru muba muri kunyumva murabizi ntabwo umwana yarira ngo nawe urire, ntabwo mwabura ibyo kurya ngo ubibone hanyuma ngo birye umwana uzi ko ashonje wapi. rero bavuga ati nk'umufana wa mbere mukuru w'agahinda k'imfubyi bavuga ngo noneho reka nze hanyuma barabura ibizima, barabura ukuntu bigiye kugenda, nanabahumurize cyaze nanabahumurize dore muba mwahahamutse mwahahamutse mukavuga ngo ishwi mama ishki muba mwahahamutse yego. rero mba ndanga kugira ngo tubane gatanu kuri kagenzi kako, hanyuma we cy'ubusabwa ni kimwe gufungura inzogera ukakanda na subscribe, hanyuma tukajya tubana gatanu kuri kagenzi kako yego. rero you know hari ibintu byinshi biba byabiriye muri episode ariko nyemerera mere kuri ibi ngibi guys. Sine yaje gusaba ubufasha Fabian ngo ati nabivuyemo, arakomeza aramuhatiriza. Episode yarangiye yabanjirije iyi ngiyi warebye yabanje kumuhakanira, arakomeza aramuhatiriza, ariko twabonye iyi episode yatambutse azana bya bimenyetso cyangwa se nyine za bya iboro nyine bagiye gutestingiraho DNA nk'umusatsi, agasya, agacangwe, boro wakozeho kindirekira n'ibindi byinshi cyane nyine yabizanye azane bya babiri. ariko Fabian yasamugira inama avuga ati ese kuzanye ibya babiri tugiye kureba isano bafitanye cyangwa tugiye kureba mu papa wawe, tugiye kureba mu papa wanjye, naho se DNA zawe ziri evidence cyangwa se ibimenyetso byawe biri hehe ndi bukoreshe mpima izo DNA. hanyuma muze ikindi kintu yakoze yasamugira ati okay kubera bigoye rero you know give me 1 week. Bro najya ubira ngo after 1 week tugiye kumenya ukuri ese Richard niwe papa wa Sine cyangwa Jean niwe papa wa Sine. gusa twabonye Sine atangiye kwitwara bidasanzwe kuri Richard, maybe ko yavumbuye ko cyangwa se ari gukeka ko ari we papa we. ese ubundi kubera iki Sine ari kwitwara kuri inde kuri Richard yabyibashijeho cyane, aravuga ati se ubundi why ibaza bro sinzi. gusa iyi episode yatambutse niyo episode nabonyemo ubukindness, niyo episode nabonye nyine mu kindness bwa danshi bwa nde buri hejuru. ibaze ko Sine yitoye agapfukama hasi bro, agapfukama ngo yapfukamye gutya yapfukamye ukunguku sibyo. yapfukamye arangije asaba imbabazi, aravuga ati okay ubundi what the hell what the fuck wala shit. yapfukamye yangije aramubwira ati nukuri mbabarira pe nakwitwayeho bidasanzwe nanjye binteye isoni no kwivuga binteye isoni sibyo. ese guys izi ni impuhwe Sine afite cyangwa yakiri ikintu ari gupanga big deal. hari ukuntu umuntu akora ibintu kugira ngo ategure big deal, ikintu kizahita kimubutsinga bya cyari. urugero wabonye Iva ukuntu ari gushaka umudari cyane, Iva ari gukora buri kimwe agashaka guhereza amafaranga Josiane menshi cyane, ariko aramutse abonye uriya mudari yabwiye Derek ngo namuhereze uriya mudari hanyuma amuhereze ku mafaranga. Nuvuga ngo aramutse amuhaye uriya mudari yahita boostinga all life, yahita boostinga ubuzima bwe all life. bro rero hari igihe umuntu akora ikintu kugira ngo ase nk'ujijisha bro sibyo, ni ukujijisha man, ni ukujijisha kubera ko you know always sometime abantu ntabwo twese dukora ibintu nyine like byoroshye bro. nshobora kuba ndi kubabwira izi boro ukagira ngo wenda nuko mbarabuze ibindi bintu nkora wapi, nuko bavuga ati sone se abajiboyi banje abafana baganda k'imfubyi ko nanjye ndumufana wa mbere mukuru baganda k'imfubyi, ibitekerezo byabo byagera kuri AN Films gute, ibitekerezo byabo nabisubiza gute bro. umuvugizi of agahinda k'imfubyi, umuvugizi of AN Films, igitekerezo cyose kibanza kuncaho hanyuma nakigeza kuri AN Films bro. niba nawe ufite igitekerezo cyandika muri comment hanyuma nkikugereze kuri AN Films team. iyo nyigejeje kuri AN Films team nta kindi gikorwa uhita bareba ibyo bitekerezo bakavuga ati you know abantu bafata ibitekerezo hanyuma bakagespectinga possible solution, avuga bati iki ya possible solution nyine bakareba ikiri possible hanyuma bagaselect bavuga bati okay reka dukore iki ngiki they're done. so rero we ujuza wandika igitekerezo cyangwa se icyifuzo wumva ushaka kungereza kuri AN Films kijyanye n'agahinda k'imfubyi wa muntu mujene wanjye
niba kitajyanye n'agahinda k'imfubyi katangiye none se ngo nk'abafana b'agahinda k'imfubyi ngo nta kuntu ngo mwandangira ngo sheri watashi watahe we ntabwo uri kubona ibintu byabaye kuri Kazuba na Derrick ushaka sheri wiki nako nawe niba ushaka sheri atubishyiremo ushobora no guhita nkuraburira Kazuba n'iki byose muganira bro niwiyemereye bara na hano mwahurira wakire sibyo bara na hano twahurira abafana turi abafana turi abafana ntabwo turi abakinnyi rero n'abantu ndavugishije bariya nta hantu twahurira n'ukuri kw'Imana ya dance mano kuri mujye muza twigungane mujye muzana ibitekerezo byanyu reba ukuntu nabigeza kuri AN Films byibuza niba ukeneye na sheri nshobora no guhereza AN Films bakavuga bati hari umuntu uzi ukuntu hanyuma bakaba bagomba banamugushakira mabuja nako sisita donc nako my FM mufana wanje mufana w'agahinda k'imfubyi just giza tubane umunsi kundi niba ukeneye kumenya amakuru yizewe kandi mazima kugahinda k'imfubyi kuri AN Films kuri Behind the Scene byose ibyabereye muri buri episode uko yagiye itambuka denso professor mbandi hano koko mbandi hano nk'ako nkavuga ni none abantu banje abahungu banje n'abaciboyi banje bose mbaremere hanyuma mbabwire bati ukunuku so guys rero murabizi neza ko sine nyine bamuhaye 1 week kugira ngo DNA zibe zabaye tested zibe zabaye launched zibe zarangiye kuba tested cye zibe zarangiye gutesting so guys baze sine ese wowe urexpectinga ko papa we arinde wenyine urana we expecting nyine urakeka ndi guys reka tucheke tuvuge tuti bamwe tuce muri team ya Richard amatuye muri team ya John aba team ya Richard mwandike ngo Richard muri comment aba team ya John mwandike ngo John muri comment nimwe mara kubyandika turebe se koko ni iki kizajya mbere ese DNA zaza zizana papa wasine arinde ese guys we nago wifuza ko Kazuba yahura na papa we Boskinyo gusa guys ndacyangwa ubwire ngo uyu munsi Josiane cyangwa se muri episode yatambutse Josiane yarusimbutse ate rero navuga ngo Josiane yatumweho nande na Bosco arangije avuga ati ngiye tugiye kuganira ubifite nka biri normal arangije amubwira iby'impapuro amubwira ko ariwe zanditseho bro iriya mitungo yose Feza yari kurwanira ni ya Bosco ahubwo Feza ni igicu nako ninji nagazi gusoma kandike kumusebya kora no umubyeyi bro tujye twubaha ababyeyi abajene nitugasuzugure niba uhuye n'umubyeyi yananiwe mutwaze niba uhuye n'umubyeyi iki n'iki byose kora nyine wisuzugura yego wisuzugura rero just rero nagazi gusoma nago yaramenye ngo bigimeze bite niba atari za fake cyangwa se ari za fake ariko Josiane niwe yazimuzaniye rero Bosco yamutumyeho barangije baraganira hanyuma bamashije kuganira Bosco arangije ambwira ati amubaza kuneza Josiane aranga Bosco agiye kumufata ngo amudunde hasi umukobwa mbara umugore mbari iki yazagurukiye mama we arangije atararura ataguruka yasakokora warahe yamaje gukokora rero Bosco asigara aho ngaho yimyoza bya danje gusa Bosco abantu mushyigike ko ari gushakira ukuri Feza muze mwandike muri comment ngo koko Bosco komereza aho ushakira ukuri Feza ikindi rero Yesu wanje we from Bangladesh amagufa y'umusatsi ibinure by'umusatsi kabakanje kaje kanyerera asuri cyane wakinye cyane n'ibindi byinshi mu muzi no kuvuga ngo wewe yari kuganira na na Jackie bari kuganira na Jackie n'iki byose hanyuma nibwo gusa bro ndacyangwa ibira kabanga ari ibintu hari boro noza sorry cyane yafotoye muri telefoni ya Jackie bro sinzi ko ni ibiki ariko reka nkongorere Josiane no Jackie sinzi ibintu afite muri phone yewe sibyo noneho Yesu wanje we from Bangladesh urayakoranye imyitozo na zambwa za K9 ubyo zirambwa zibucunga furi kuni hariya Washington DC ndikuvuga Yesu wanje we manu yarindi gipango kwa Jack na John
akanwa kanjye kaje kanyereraga akanwa kanjye kaje kanyerera niyo mpamvu rero amagufa y'umusatsi uwo nguwo ari bro yafotoye mu ntuze muri telefone ya Jackie ntabwo nzi ngo ni ibiki yafotoye ariko ndacyamba biragabanga ako kantu mukashyira mu mutwe sibyo ako kaboro mugate mu mutwe just tuzareba se n'ibiki yafotoye se bizamumarira iki guys rero kamubwire ngo njye ukoze kubana na Denso mani kumera umugisha giye Branda nagukunda no kutabizi I love you daddy god a blessing ibintu byose uri gukora nabyo utekereza gukora inzozi zawe zigira imamo aho uri hose ibyo urimo byose Imana ikibana nawe niba umeze neza cyangwa usameze neza jya bikagushima Imana uko uri kose arababyifuza jya wishimira uko ubayeho just salute Brazy Pro Afande salute Derek salute Kazuba salute my fame salute my fans niba umfana ariko hagataho salute Denso Imana bari ndabakunda cyane tubonane mu zindi episode kaka